wambwiye ukuntu umubona ariko rero nabonye mukanye. uri umwana mu rugo uri iki Five, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hello guys, nshimiye wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel. Nawe tubanye ubwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo hatagira igikorwa na kimwe kigucika. Ciao ciao. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Haya Yesu we, uyu mujyi nawuzengurutse nabuze akazi. Ayayaya busa akazi ndagakura ye. Ndi kumva nanarushye ka mbanze nicare hano hepfo mbanze naniruhukire. Ayayayayaya umugongo suko komana ndabigenza ne koko. Reba nabuze akazi niriwe nzenguruka impamba yanjye nayo nayimaze uzuko ko ndabahone nono. Ubu ndabahone wamaye akazi kuko mana wamaye akazi kuko mana ikomeye. Umuryango wanjye nasize, abavandimwe banjye nasize, barumuna banjye nasize, ngo nje mu mujyi nje gushaka akazi. Ubu noneho barabaho bate kuko noneho nanjye kubaho ndo mfite ubuzima bw'ubupfubyi nta data na mama.
ubu kuko wampaye akazi bugena here ndirimba akazi ubu wabuze akazi dore n'impamba yanjye nawe ubu ntayimaze sino ndabaho ne kweri ubu kuko ndazibamba nzerekeza ariko nyine kumva biri kunshanga nuko nabuze akazi ubu koko ababyeyi bagendeye iki koko mana bagendeye mwagendeye iki koko munsiga nyenyine ubu koko mwagendeye iki mana we ubu koko mbigenze nabuze akazi mwe koko ubu koko ibi ni ibiki ubu se kurira byo biraba bimfashije iki aha gusa ndi kubona byagoranye nyine ka nkomeze nshake mpegahega akazi ndi kubona bikomeje kugorana imihanda ikomeye kugora ubu si ubu koko mana mbigenze ne ko nabuze akazi nashakishe wampaye akazi kampfe kugenda ndebe nta kundi ubwo nyine kanze ndebe ko nkabona ubu se kuko noneho ndabigenza ne kweri kampfe no gutanga amatangazo ndebe ko mbona akazi ubu ndabigenza ne waba ukeneye umukozi mwiza umukozi uzajya woza ibyombo amasahane akanakurupa akanakubura ni ukuri rwose ndahari pe ndahari nabuze akazi ni kuri nimumfashe mu ndwane ubu kuko abantu bahabona nubwo bari no kunyumva kwera icyamfate mikoro ubu ndabigenza ne ntacyo nyine waba ukeneye umukozi mwe ni ukuri ndahari n'umwana nzaya nemera muheka ubu kuko ndabigenza ne kweri mbe gutanga amatangazo hirya no hino basi yenda ndareba mana ni ukuri ndebe ko hari icyo bitanga Imana ishimwe igihe nagendeye ngeze ku nzu noneho ahangaha si ubarama akazi rakapfe kugenda mbaze ubarama akazi kweri gusa ariko Imana yaba yarimfashije basi ariko basi yenda akagira icyizere cy'uko ahantu bari bute no kumakaza ariko koko Mana wampaye akazi kuko wampaye akazi ubigena here ndirimba akazi cyakoze ariko ubanza hano bari buze kuma akazi dakapfa kugenda ndebe utse kugenda mba kusubuka ku mazi ubukene dufite mu rugo abavandimwe banjye bakeneye kujya ku ishuri barumuna banjye bakeneye kujya ku ishuri data na mama nabo nabo nzi ibyo ni ibiki ubundi ubu ngubu kuki ubundi wanzanye muri iki ubu kuki naje hano ku isi ubundi naje nje kuhamara iki ubundi ko ndi kumva ugiye ubwonko bwanjye ndi kumva nenda gusara ndi kumva mu mutwe wuzuyemo ibisazi kwera gusa ariko nyine kapfe kugerageza ndebe akazi akuze ko ndi kwishima inzu ndi kubona inzu gusa ubundi ndwe n'iki nimba akazi bari bukaze gusa nyine nta kundi kanzwe kubaza tunumve ko aricyo bitanga banze mu mange numve ndi kumva banarimo mwaramutse mabuja nyine urebye
ndowera haruguru mu rya Ruhanga ndi gushaka akazi kameze gate akazi kameze gate kaba ko guteka gukoropa no kurera umwana nk'uyu nguyu namurera bigakunda akazi kariko kose mbega nyenge cyakazi akazi akariko kose ndakemera ariko kose urakemera ariko kose urakemera ndakemera nse ko dukoresha abantu bize warize ndebe uri meze nk'akarara mabuje ihangano makazi kuri nkeneye akazi n'ukuri nkeneye akazi ino misatsi ntago ari ubura ni ubukene bwo gukoresha abantu b'abarisansi uri muri sansi kumva nangiye kugahomba sumabo waganganya ukama akazi koko use wazanyiciye oya ntago nabyice n'ukuri donda napfuka mabo makazi wamaye akazi wamaye akazi ko makazi wamaye akari ko kose ndakemera uzi guteka ibiryo byiza ni nkoko n'ibiti byose none iyo maze kuyiteka nakwiyamye kunkoraho hasiyo sorry mabuja mabo iyo maze kuyiteka none kiramo n'ibirungo n'umunyu byose kumva ko inahiye inumva oya kumva ko ihiye ni byama tukarya imiranga yawe oya kumva ko ihiye ni byama buja gusa kumva ngiye ibyo nabikora ntago nabikora pe ntago nabikora ahubwo ngiye nyiteka neza n'uyu mwana aya mata muri kubona yangaya mu minsi 365 yaba amaze kuba ikintu cy'ikibunka amaze kuba ikintu cy'igitubi ubona ko ari umwana wariye inkoko nyine yo kwa mabuja yatetswe n'umukozi Elia Meshaka azi guteka n'ubundi hano mu gihose hano inaha hose baramuzi nuko nyine habayeho gukina nyine nkabura akazi oya ntabyimitwe narya rugo yawe wagize ngo ndiguhamanya nawe nese mabo nukuri ngo basi tuve mu magambo nta kazi ufite akazi ndagafite ariko ikibazo nuko ndi kubona ubu utazagashobora nzagashobora ubu uzi kumesa kumesa neza cyane ubu uzi gufata ubu uzi gukoropa ugakoropa ikaro ukayikesha neza ku buryo umuntu atanyeraho ngo atemba vuba ibyo rwose ibyo ni byaba biri mu nshingano zawe uyu mwana nani uzashobora kumuhera ko akazi nzi ko ari ak'abakobwa kumuhehera nzabikora rwose pe umujyana no ku ishuri byose ujya no kumucyura byose wema akazi ncapa akazi nikorere ubundi nubona binaniye rwose mabuja nanjye bizaba byanze ariko ngewe cyo nkeneye ni akazi rwose ni akazi mbabarumpa akazi pe nazengurutse naho hose nabuze ahantu bamakazi impamvu batakagwanye nuko wari uzi ingegera uze koko umuntu utarize nkawe ubundi bamuha akazi gake ubu ndi umuhirimbiri koko oya ntago nahirimbanye pe wimbekera ni ukuri ndi muzima dore ibyangombwa byawe ibyangombwa ko mbibuze gutaha oya ntago natashye mabo reba ko ariko kose reba ko ariko kose oya tubu koko akari koko nta muntu wemerewe gukoresha umuntu akariko koza wamaye akazi koko zana ibyangombwa byawe n'izube byangombwa nibyo bizagukorera akazi ushaka kuzacyuza oya ntago cyuza reka ntago ushaka kuzanyura oya ntago nakwiba icyambere ntiwize icya kabiri nta byangombwa ugira ngaho mbwira niba ko akazi ngafite reka guhanshingira nimba ntaraniza ariko mvuga ururimi rumwe nk'urw'ihene cyangwa inka n'ubundi byose ni yare kandi tukumvikana ihangana akazi nzajya nkoresha rumwe nk'urw'inka ntacyo tunumvikane umbwiye nimba ushaka umunyu njye kuwugura nimba ari no kuzana ibiryo ku meza bosi ndi kumuha ibiryo bosi wanjye ni wowe uzajya umuha ibiryo mabo oya basi nimbabazi oya ntago ndirupigapiga hano n'aha hose uzajya ugabura umugabo wanjye ntago ndirupigapiga rwose ntago ndirupigapiga uzi iyo mpize ibiryo biba biryoshye koko we ngerageza icyumweru kimwe urebe ko ibiryo byose bizaba biba biri ku murongo rwose ntago nakubeshya mabo nakwirarira ntago nakubeshya ahubwo akazi ngatangiye ryari
urukundo ntayo muhirimbe nta reka nakubwiye ibintu bigeze kuri bingahe byose bishobora gutuma ngewe ntaguha akazi umuntu waza kumana ibyangombwa ejo uragira ngo uzanyibe muri igisambo mwana ni igisambo ntabwo ni igisambo njyewe nzagusiga ku rugo nsange inzu yanjye wayogoje kundi nyine mwanya nimbukanye akanya kwirebera ahandi akuze ubu ndakura akazi aho ngeze hose ko bari kumbunuza ngaho ntikipfe kugaruka pe kugihendahenda nde yuko uravuze ngo ngaruke nagarutse numvise ijambo ngo garuke garuke injira ngo akazi ariko nubyica ukabyica byose ibyanjye uzabisubiza ku murongo rwose mabo ndabashimiye kuba mubaye akazi narabuze akazi mbonye akazi we ahubwo kirimo n'imyenda y'akazi ngatangire none maze kutoza ukuntu bakora akazi gatangiye sinzi kuzina ko gakora ari kukwigisha nta kibazo ndabyemera kuba mbonye akazi nta kibazo nuko ndabyemera kugatangira pe rwose n'umutima mwiza ariko nisanga hari ikintu wishe umwana wanjye agasubira ntabyo ibintu byo kubyica ntabwo birimo ukanshiririza inkoko yanjye kuko aya matama ntabwo nzemera ko asubira inyuma ntabwo yasubira inyuma rwose ntabwo yasubira amadongo yanjye ukayamena amadongo aricyo kintu nitaho mbere na mbere y'ibindi byose nicyo kintu mbaza guha agaciro mbere na mbere amadongo ubwo urabyumva nawe nabyumvise urabyumva icyo nzagukorera oya nabyumvise ukubita imfubyi ntayibwiriza kurera nabyumvise kandi ubwira wumva ntagavunika reka nabyumvishe rwose mabuja icyo ushaka nzakigukorera ni ukuri nimba ari n'imyenda nzayimesa byose kuko niko nzaba nasaze kandi akapfa kukagura ariko ntugapfe kukanga ntugupfa kukaguha ntuguhengekereza ntacyo nyine nakunda niko akazi rero nakaguhaye nakakirisha none soye nanone uzashobora kumwitaho neza rwose nk'uko ubishaka nzabikora umwana ni umujyambere uyu mwana akeneye gukura gusa uzayiteka ukabigotomera ko nduzi ushaka kumera amagaye ukancura umwana gusa umwana wanyishimiye gutyo ubu ngubu yanyemba ngwino mubwire mbere reka nze ubanze umpe imyirondoro yawe utazanyibasha se burya hano habona gitari nzajya dore aka niko akazi kakuzanye rwose mabuja mwihangane nuko nyine nabonaga harimo ibintu by'ibiziki n'ukuntu kandi nayo nkunda ibintu by'ibiziki ndabati kwa mabuja burya noneho bisigaye umve rero burya nta kazi ushaka oya ndagashaka ahubwo washakaga kujya kwigira muzika ndagashaka rwose pe ndagashaka nuko nyine nagikoraga ngo nyambanze numve nuko kavuga utanakora karamara imyirondoro imyirondoro ngo witwa Eliya Meshaki mwene Karuruma irindi Ndimbazi nande Habimana Zebedayo Nyirahabimana Zebedayo wavutse ryari batema amasaka wavutse mu uhe mwaka uzi ko iki cyane ntagitangira n'iki oya rwose mama ikintu mbaze igihe cyavukiye ngo batema amasaka ntabwo uzi umwaka ubundi icyo nabyo cyo gukoresha ibikoze bibyiza ego mani terejido oya ntabyaje umva rero mu mwaka
wa 2002 nibwo navutse nko mu kwezi kwa gatandatu kuko nyine navutse ariko sasa musense ese byari ibyo ngibyo muri 2002 wavukiye mu murenge Gatyazo muwe mudugudu wa barimo mbazi mukaye kagari ka Nyandabizi. Okay. Ubwo ndumva imyirondoro ihagije. Mwese mabusha kakokeri kanyishe kandi nkaba mbona ariko uzi uyu mwana uzi ko uyu mwana azakora ku bintu kimwe ibintu byano biravuga ugira umunwa mwana ugira umunwa uzi ko burya iyo nda rero iyo ntuzanya aha uwo mururumba hano nta mururumba hano ntabwo rero umwana wanjye kidohagire kubera ko anyura barabatarana kwakira ujya kururumba rwose nayo nzara iyi nzoga ari yashoboja yari arimo asoma ujya kujya usanya arashoboja oya rwose nimbabaze pe kare kancitse kubera ko nari maze igihe nshonje nariburiye akazi rwose numvaga mfite inzara njyewe ngiye kuguha amategeko n'amabwiriza uko akazi uzajya gakora uteze amatwi n'amabinga byose ndi kukumva ndimo nakumva neza cyane uhita uyabangura nka y'urwabo 5 kwa 5 ndimo ndabyumva neza pe mu gitondo kare ugomba kubyuka ugakora isuku ugakoropa ugategura isa n'inzoga ya bose nkitegura ku meza kandi nakubwiye uzi ko uzakora ku bivuga ingwe amatwi nzayatoza uyu muntu uzamubwira yumva nikosha ubu nzakubwira wumva ndagutoza akazi ukamva oya nzumva pe n'ubundi kumva rero burya wa mushana uri guhaza ugiye kubanza ukore udahembwa kugira ngo ubanze wiga akazi Nego Hasoni Niko kibyuka Niko kibyuka uri umukozi mu rugo uri umwana mu rugo uri iki Hasoni urayakwe ko sinako urabona yandi umukozi abyuka iki gihe ngukuba amatwi wawe ngukube ukuntu wari utakama gushaka akazi ako mwabuja ibizamba naryamye reba akazi mba nakoze umuntu wakoze iki ayo masaha ageze wakoze iki nanyifite n'ibitotsi iyo uryamye wanyuze hano ntiwazaga kuryama hano nimwiruhukire Hasoni niko banza umbwire niba waraje gusaba akazi hano niba uri umukozi cyangwa mo kimwe uri nyirurugo uri umwana mu rugo uri iki umukozi byuka iki gihe mu mbabare ntabwo nzongera akora ubwo mpamvu njambana ryamye bwije pe mbanaryamye bwije kubona imbyutse utu dusaha rero numvaga rwose ariko izo za mabuja zawe bagira ngo ni icyubahiro rero nturi mabuja yuko buje utubaha uta inshingano z'akazi kuko mu cyumba ntakoze n'iki ko utabera ariko mana nyagasani ubu tuvugane reba aho amasaha ageze uri kunyumva neza uteze amatwi nayabanguye ugiye gufata imyeyo ukura vuba woza ibyombo utekere umwana igikoma umujyane ku ishuri kandi ndaramuka nsanze na kimwe utakoze wishe ndaguha weekend ubwo akazi kariho kakunaniye uri kunyumva neza niba ntikeneye kurya ukeneye no gutera ipasi uri kunyumva no kumesa iyo mirimo yose usanga uyirangije reka nze ngende mbanze mbike igikombe sha ubundi hasigaye ndaje nkangane nawe
nsange iyo mirimo yose utayikoze. Emwe Raho Bite? byiza Turuka he? Ndutse muri Nyaruguru. Ushaka iki hano? Narinje nyine ndi gushaka inzu yo gukodesha. Nawe urabakodesha. Uta amafaranga ushobora? Ndayabona. Ubu wazanye amafaranga? Ntayabona. N'umubyizi se ni amafaranga se ko inzu yanjye ifite ikodeshwa umubyizi. Nako muraho. Uraho neza? Bo Umeze ute? Ngo witwa nde se ubundi? nitwa Nyaruguru nako insina ngufi. Insina ngufi? Iri Sebigori. Nitwa insina ngufi Sebigori. None ubarya ngo dushaka? Ndi gushaka inzu yo gukodesha. Ngo ntari mufite munini. Ariko mfite impungenge. Kubera iki? Oya nzakwishyura. Impungenge z'uko utazajya ubona amafaranga yo kunyishyura. Umuntu ushobora gukorera amafaranga menshi ku buryo nabona amafaranga yo kwishyura inzu. Iyi nzu yanjye ko nyikodesha 50,000. Njye nzagwa 55. Aya ni amareshya mugeni wawe. Agara amareshya mugeni ariko nanako nanzaya 50 niyo nyikodesha buri kwezi. Kandi ubundi iyi nzu yanjye ugomba kwinjiramo ubanza kumpa amafaranga. Mwaretse nkaza kujya kuyareba kuri banki. Nibura nkaza kuyazana mu kanya nimugoroba. Si ibyombo byo. Aha. Kuko mabushara ngo tuzashobokana. Unabonye agira amahane. Umuntu wazindutse nibyukira akamenaho amazi. Ubu ngubu uyu muntu tuzashobokana cyangwa nzishakira akazandi bigereze. Ariko se ko naba ndambiwe vuba. Naba ndambiwe vuba kandi nkeneye amafaranga, nkeneye ibintu byose byo gukora. Nkeneye byinshi byo gukora byinshi cyane. Ubu ngubu kuko mara. Uyu mumawe ushaka ndi kubona ari hatari. Ndi kubona ari danje ubu ngubu tuzashobokana. Ubundi umuntu utagira umugabo, umuntu ntarabona umugabo we, ubundi ubu ngubu uriya mugabo ubundi ntiyigendeye kubera amahane yiwe. Ubu kuko mana yanjye naje ndira ndi gushaka akazi ariko noneho si akazi naboneye aha ngaha. Ubanza noneho nawe ari umuruho. Ubanza ari umuruho pe. Ndegera kuba nifitiye ubuzima bw'ubupfubyi, kuba nifitiye abavandimwe banjye nabo bakeneye kwiga, kuba naritanze bose nkabitangira nkajya gushiga amafaranga ngo nabo bige. None n'akazi ndi kubona aha ngaha. Ariko nyine nta kundi hano baze n'ibi byombo nyine ntacyo ubwo nkora akazi yambwiye nta kibazo. None se wagira ngo ngukingurire inzu yanjye utanyishyuye? Urankingurira ndaza kuyaguha. Ariko ubundi kwanza ndi no kwihuta. Reka nze inzu nyiguhe. Ariko ni ukuvuga ngo ahantu ngiye kwikoza gatoya nsange amafaranga uyabonye. Ndayabona. Njye ntikopka. Ndayabona kubera ko nyine ndajya no kuzana n'ibintu nyine nkabizana. Ibintu byo ugomba kuza kubizana nyine ndabizana n'amafaranga. Ugomba kubanza ukabizana wabanje kwishyura. Nyine ndabizana mbitereke hano mfite guha amafaranga nta kibazo. Inzu ngiyi
nta n'urufunguzo. Aja. Ese ingufuri Ingufuri yawe. ko ntayo mfite. Aja. Mabuja. Ntacyo. Ntacyo. Ntacyo ndaza kwibarira n'amafaranga. Oya. Aho uraza uzanye yawe igufuri yanjye uraza kuyinsubiza. Urasubizanya n'urufunguzo. Kambe nyishyizeho hano. Mugiye kunyura hese ngo tujyanirane. Njyewe? Mugiye kunyura he ngo tujyanirane. Mugiye guca muri iriya nzira hariya cyangwa ni hano? Njyewe ngiye kunyura hano. Katujyanira hano. Nanjye ntacyo abariho nyine. Ariko umenye ko urinjira mu nzu yanjye. Ibyo bintu byose maze Ngiye kuzana n'ibintu nta kibazo. Ndayazana n'ibintu. Sawa. Si iki gikari cyo ko ndi kubona ari kinekerera. Nuko kuba ibintu ugakora niko nasabye. Ko nasabye nakundi ese ubu nabigenza ne kwere. Sibyo ibikweto bya kiracyana kiwe nacyo kiracyana ariko kibajyanishije umutwe ibintu byose ni ukwandagaza hanga ubundi. Cyana bya mabuja nabyo byiyenza na. Byiyenza kubi man. Konyi shyira ahangaha nkayisanga yigejeje araru. Inkweto nkazishyira mu nzu nkazisanga yigejeje akutse ubundi ibyo niyo. Man, kazi k'abakire karagorana ako s'abakire bahe. Abantu baba muri ibi bikangari by'inzu ubundi nubwo muri abufaranga bamwe ngo ngiye kujya nkora nahembwa ubundi hano naho nta bukire buhari n'ubundi nubwo bari kuzana itesi yirirwa yigagaje yigize umuntu w'umugaga nta n'ikintu cye rwose n'ubundi buriya se buraramutse abonye amafaranga haramutse abonye amafaranga noneho buriya yakwirata binganikira kumba mbona aba yakarikiye yabigije isura mbona ataha mu bikangari by'inzu hano bidateye na sema igikari nta sema ibamo none se buriya yewe mu by'ukuri ndi kumva buriya nanjye ese ubundi buriya mu buzima busanzwe wowe ukora akahe? ngewe nkora akazi k'ubukanisi azajya kavamo ariya mafaranga. ndakanika amamodoka nigisha n'abantu imodoka niyo mpamvu ngiye buraramutse aba nko muri etaje igeretse nka kabiri sinzi ko twamushobora numva keriya metake yigenze ngo yakoze akazi kenshi kuko naboneye ahangaha kwa Nyirakimana ho imva nisanje pe ariko nyine nakundi kampe gukomeza mbikore mbese kariko nasabye nabigenza ni kwere kuko nakundi nyine 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Hello guys, nshimiye wowe wakanze subscribe kuri YouTube channel. Nawe tubanye ubwa mbere ndagushishikariza gukanda subscribe kuri YouTube channel kugira ngo hatagira igikorwa na kimwe kigucika. Ciao ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. aya se mara umunsi akazi kana anyigishije ndaza kubigenza ariko numva nananiwe cyane umunsi ndabyifata amahanga iwanjye akodeshejeho ntagira n'umuntu ngo nibura tuwe tunari kumwe ahangaha ubu nzabigenza akagira imana sinamenye ibyanjye uyu munsi wose aho guteka aho kugira gutemba buri n'amakara y'inanga asigaye ahenda sinzi ibyari by'ukuntu nzabyifatamo rwose ahangaha ubu hasigaye ari iwanjye kubera yuko kuva narahishyuye yanjye ntari rwose ibi bintu nta kintu bitwaye yega we
kano kantu kanjye nako kajya kansunika iyo ngiye mu kazi gashyire hano mu nzu nako kajya karuhuka neza. Gushaka imibereho ntabwo byoroshye ahantu naturutse ntacyo, ariko mu buzima niko bigenda, umuntu arakomeza kwihangana agashakisha kuko nta kundi byagenda. Umuntu arashakisha nta kundi byagenda gushaka imibereho. Zemeza nihangane nubwo ni kode rirushya, wenda bampemba nka 5 sinzabura ayo nsaguraho nk'ibihumbi wenda nka 3 nkajya mbyohereza mu rugo nta kibazo. muraho aho neza ibaho ise nk'umuntu ubabaye cyane, ibyo bimeze bite? yihorere wa muvandimwe we. Ese umwana wa hafi aha ngaha? Hano ngiye mpageze mu bihe bishize ariko nari ntarakubona. Wababajwe n'iki? Utishimye? Ntawe ubivuga, byihorere. None umuntu yabigenza ate se cyangwa yavuga iki? Ntacyo, ariko nyine ubwo nyine nta kundi, nahise ubu ngubu wabigenza ute? Ese wababajwe n'iki? Ntacyo pe. Ese nawe ugiye ko nageze hano byo gukodesha, wowe ubona bimeze biti? Nawe uje gukodesha cyangwa bihagaze bite? Ngenda umukozi w'aha ngaha, ndo amabuja nkora akazi hano kwa mabuja. Uyu mabuja wa hano ko nabonye yikariye, ubona bimeze bite ko njya mureba nkamukubitaho ijisho nkabona atoroheje? Urashobokana bikagenda neza? arakarishya, ariko nyine kubera ko ari ubuzima nyine nakuri. Ese ubu nabigenza ni nyine nabigenza. Singiye kukubeshya no kugira ngo njye kumukuraho ingenzi, nabonye bigoranye. Nta kundi nyine, nta kundi, ni ukugerageza. Ni ubuzima nta kundi nyine. None se waturutse hehe? Waturutse kure cyane, taza nyine ubwo mama yari amaze gupfa. Reka njye mbaze nkubwira aho naturutse, ndikumva uri gushidika. Njye naturutse i Bweramvura bw'amajyajuru. Nkaba nitwa Sina Ngufi, niryo zina nabatije. Harya se yegeranye n'umurya Ruhanga? Ntabwo ari uruhanga, ntabwo barya uruhanga. Ya murya Ruhanga ni agace, kubera ko nanjye niho naturutse. So waturutse mu ry'uruhanga? Mu rya Ruhanga. Mu ry'uruhanga? Oya, mu rya Ruhanga. Muhanga rya Oya, mu rya Ruhanga. Ngara. Oya, nyine. Cyangwa hari ahantu hitwa ku Muranga? Oya, nyine niho naturutse. Ubwo mama yari amaze gupfa, na papa nawe yarigendeye. Ngenge ndi imfubyi kubera ko sinayigeze naniga nyine, ubwo kubera ko mba ndi gushakisha ngo ndebe ko barumuna banjye bajya ku ishuri. Utameze nk'imfubyi, reba umeze neza. Oya, ni ubuzima yenda ni ka gasura Imana iba yaguhaye kagatuma nyine. Cyangwa bamaze kujya baguhata amavuta, ibiryo birimo amavuta n'amakaroni. Mabuja uri aha ngaha yabiguha ataguhaye ikijumba ngo abe aricyo ugigurana nacyo se? Ndi kubona waba umubeshyera. Ubwo se we ntiwambwiye ukuntu umubona? Ariko rero nabonye yikariye ko. Ubwo rero ndi imfubyi, naje hano nyine ndi mu buryo bwo kwaka akazi. Niyo mpamvu nyine ituma ndahangaha tu, niyo mpamvu ituma ndahangaha. Barakaguhaye mwihangane, nagize ngo nawe uzi gushakaho gukodesha, nawe afite n'amazu menshi. Ntabwo ari ugukodesha, njye mpari hano nk'umukozi, ahubwo nibaza n'abana be. Cyangwa waramucyuye se? Wacyura nyoko bigakunda.
kuvuze ngo ni nyoko oya impamvu mvuze ko ari yenda ari mama nuko nyine n'ubundi mu myaka barangana ubwo ngubwo nacyura umuntu ungana na mama byaba bitazi ubwo nibura byapfa kuruta none se buriya ako se nuko mfite undi mugore buriya nta kuntu ntazajya nkomeza nkasa n'umuntu witwara neza nkazamuryungaryungara wenda agiye twenda kungana ntiyagera nkawe mukunze kubana ubona yaba yitwaye gute anamuryungika rero bikavamo byanavamo rero gusa ariko agira umujinya sinzi ko mwashoboka najya muryungaryunga nyine nanjye nkamukorera utuntu twiza ku buryo nawe iby'umujinya yabiri utuntu tw'udusiripurize muzanira turabo harya ni uturapurize oya udusiripurize buriya nanjye kuba umuntu ari kujya asaza ni ikibazo ngira ngo ni udutirapurize iyo uvuze numva ntari kubyumva neza ngira ngo ni icyongereza reka nawe nubwo nigiye mu ry'ibirere nanjye mba nadutoratoye uko nguko nyine nakunda nigeze ngo ni iry'ibihunda ntacyo ubwo ari iry'ibirere nari aha yewe ntacyo ngo komeza uba ngaha ntacyo ubwo mpari nawe ukaba uhari uzajya ugenda umpano n'udukuru kuko naba yifashe utariho ukuntu uzamuryungaryunga oya ibyo nzabigufashamo yenda hari igihe nazajya ndeba n'akantu mbemwa aya nari upfa kubingiramo neza mbese ko na bosi nta n'uwo nabonye ese ntawe wari wabona kubona ntahagera ntawe afite ndashaka ukuntu nanjye nzamwiyongoza mbese ntunze babiri hari icyo mfite umwe ahangaha undi nkamufite abagore bose ubundi saba umwana abagore bose nabo umwami n'ubundi kandi umugabo wese ageza ari umugabo ako kantu ntacyo ugenda usubire mu kazi kankora akazi ka mabuja ntacyo ugakora neza hakiri kare emera kuko reka nanjye cyangwa ukuntu nigira n'umuntu uri kumva hano hanze nta kibazo Eliya koze iki cyana cyo Eliya nawe ngo ufite za bakoze singasire ikintu kimeze n'inyuma y'urugi Eliya wi yego mabuja ndaje iki cyane ubundi wasanga ndaheze n'inyuma y'urugi cyane cyiza se nabarahiye se ariko mana Nico, Eliya karabe nta soni ugira soni zizire niba uri gutegura umwana kwanza mabuja reba ibintu byose wasize umbwiye nkora nibwo uri gutegura umwana ni ukuri rwose ni aka kanya ni ukuri pe ni ukuri chini hasi ndavuze ngo hasi pfuka mahali hapo imirimo yose nagusigiye reba amasaha ahageze umwana ntarajya ku ishuri uragira ngo umwana wanjye azasubira inyuma niko uragira ngo umwana wanjye azasubira inyuma